Ufite imyaka 19? Yego. Wakoze imibonano mpuzabitsina niba ubyibuka ufite nk'imyaka ingahe? Ntutubeshye. 17. 17? Wayikoranye nande? Oya. Ntago ari ngombwa. Yagufashe ku ngufu se ubu uramwibuka? Ntago ubu wakibagirwa umuntu ubu bwana ubu ntago wabubeshya. Wowe warabikoze? Yego. Wabikoze ufite nk'imyaka ingahe? 17. Wese byagenze gute? Urumva njyewe kubera ko nabikoze twabyumvikanyeho narabishakaga noneho nawe abishaka. Urumva njyewe ntago njye yafashe nukunguka abana musigaye mubayeho. Ku myaka yawe 19 iminwa yawe igomba kuba itukuye kugira ngo abasore bakubone usa neza. Nibyo? Bakwita? Sandrine. Wewe bakwita gute? Jamil. Jamil, kuki utukuza iminwa yawe? Kugira ngo ngaragare neza wagira ngo ni Joyce ndaga. Bakobwa. Nawe uri umukobwa? Uri kubibona se? Ikigaragaza se ko ari umukobwa. Ikigaragaza se ko uri umukobwa ni iki? Iminwa iratukuye. Mwana ni iwanyu nyine. Hello guys, mbahaye ikaze kandi abasuhuza mbabwira ngo nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi, ndi kumwe n'abana b'abakobwa imbere yanjye ariko bose batukuye iminwa niba ari bari mu ubundi biboro kera abakobwa babiciragaho kugira ngo bagaragaze ko bari mu bimeze biti? Umeze neza cyane? Uri mu mihango se? Oya. Ntabwo uri mu mihango? Nese ibyo biboro byo ku munwa ni ibiki? No kugira ngo nyine mbone nsa neza. Ubu nibwo usa neza. Ufite imyaka ingahe? 19. 19. Ku myaka yawe 19 iminwa yawe igomba kuba itukuye kugira ngo abasore bakubone usa neza. Nibyo? Bakwita? Sandrine. Wewe bakwita gute? Jamil. Jamil, kuki utukuza iminwa yawe? Kugira ngo ngaragare neza wagira ngo ni Joyce ndaga. Joyce nakunda gutukuza iminwa none hari n'imibore ajya yisiga ku maso nkagira ngo nakagini. Nkagira ngo nakagini gaturutse irimbi. Ngo mumeze mute se? Ariko ngo mufite impano yo gukina filime. Nose murashaka kujya mukina na mwembi cyangwa mwebwe filime zose mwajyamo nta kibazo? Oya, filime zose twajyamo nta kibazo. Kina twenyine ntabwo byaba ari sawa. Kina mwenyine ntabwo byaba ari sawa. Wowe ufite imyaka ingahe? 19. Murangana se? Turangana twese. Muravukana se? Turi inshuti. Muri inshuti. Muhuje n'ibikira, muhuje n'ubukobwa. Mwese muri n'abakobwa. Nawe uri umukobwa? Uri kubibona se? Ikigaragaza se ko ari umukobwa. Ikigaragaza se ko uri umukobwa ni iki? Iminwa iratukuye. Iminwa iratukuye. Disigaga cy'amabere. Ndasuru kubona. None se ngiye nta mabere ngifite? Oya naye. Aje se? Ayo se wayonsa umwana? Wese ayo wayonsa umwana? Iryari se? Ndamutse mubonye mufite? Nanjye ndamutse mubonye mufite ndamwonsa. Aya ibyo izo ntago ari. Izo ntago ari impamvu zigaragaza ko nyine umuntu ni mama ya Mungu. Izo ntago ari impamvu zagaragaza ko umuntu ari umukobwa. Mbwira izindi mpamvu. Basi mbwire eshanu. Umusore ushobora kujya mu nzira yatukuje iminwa. Oya nuko ari uko se nanjye mbyibagiwe nibagiwe. Si ibinyanya muze musigaho? Uba nyine kari ibinyanya. Ntago ari inyanya. Ni ibiki se? Supadipe? Oya. Ni supadipe urayizi? Ubu 19 murayifite? Supadipe urayizi? Ubona turutwara. Nyine uri kutubona ute? Nyine ahubwo mwana ni iwanyu. Nyine ubundi uri kutubona ute? Wowe tubwira ukuntu uri kutubona. Mwana ni iwanyu nyine. Nibyo njyewe ndi kubona. Mwana ni iwanyu. Kubera twatukuje iminwa. Ni ikigaragaza twashaka kukwereka ko turi abakobwa. Twakuze. Ikigaragaza uko umukobwa ari umukobwa nuko aba yatukuje iminwa. Icyo ni icya mbere.
afite amabere afite amabere hari abakobwa batagira amabere pe avuga uzi ko hari abakobwa ngira ndusha amabere twebwe turayafite ubwo rero bigaragaza ubwo ni icyo ni icya kabiri icya gatatu ariko no kumureba uko ahagaze biragaragara ko ari umukobwa uko ahagaze inaforomye nagaforomye nkawe uko wagenda ariko uroroshye se none se ubu ngubu ubu njye nawe ukaba ntabwo uko byose ntabwo twakomera kimwe ubu uroroshye aroroshye ku myaka yawe 19 ufite imyaka 19 wakoze imibonano mpuzabitsina niba ubyibuka ufite nk'imyaka ingahe ntutubeshye jya uvugisha ukuri utangiye kubyibazaho umbabarire niba ari na mikeya si wowe wa mbere vugisha ukuri pe hano ho vugisha ukuri yari mike cyane ingahe ingahe 17 uwayikoranye nande ntabwo ari ngombwa yagufashe ku ngufu se ubu se uramwibuka ntabwo ubu wakibagirwa umuntu yakugiriye nabi ariko hari igihe umuntu abikora atari ukugirira nabi nawe ubishaka hari ukuntu mubikora nawe ubishaka atari kukugirira nabi ratanyibwirira 17 wumvishe bimeze bite duha ubuhamya tunyurire mu mayange ngewe nakuze bambwira ngo ni bibi ngo biraryana ngo ibyo bintu ntuzabikore na n'ubu ndacyabigenderamo wowe mbwira nk'umuntu byabayeho bimeze bite ni bibi bikaba na byiza gute rero ngire ngereranyerega nk'umuntu ushaka nanjye nshaka kuzabikora nk'ubu byari bibi cyane pe kuko bitewe no kuntu icyo gihe nari imeze byari bibi cyane wari umeze gute se ni birebire oya tunyurire mushari byadanje se ubu bwana ubu ntago wabubeshya wowe warabikoze yego wabikoze ufite nk'imyaka ingahe 17 wese byagenze gute urumva njyewe kubera ko nabikoze twabyumvikanyeho narabishakaga noneho nawe abishaka urumva njyewe ntabwo njye yafashe nuko nguko abana musigaye mubayeho ubu we warabishakaga kuri 17 yawe none se kandi wumva gutabikoze hatacu wambaye nyine numvaga nintabikora mu mubiri wanjye hari buzemo ikibazo hari bubonekemo ikibazo byagenze gute rero none se nkubeshye byarakuriye se cyangwa ntabwo byakuriye byarandiye kubera ko nyine bwari ubwa mbere mbikoze byarandiye dore wanambaye ni mukondo wazi ni biki intuzi igaragara ariko nta kintu kigaragara nta kintu kiri kugaragara ni ikibonye wari urebye ubonye iki nari ndebye 17 mukoreraho imibonano mpuzabitsina ndumirwa ibaze ko ngiye kuva nabaho narabikora ibyo bintu hari imashini ibyo bintu bipimishwa ijisho none se ngaho ndeba nyine umbwire urabona njye narabikoze ariko mfite umwana none se ufite umwana wamubyaranye nande katugende turasore ukomoka ku giti none se wagiye mu nzira uramutora cyangwa baraje baramukuzanira nk'abantu bifuza gukinisha filimi amakomedi nk'ibyo ngibyo muri tayari se byibuze na muri tayari nyine abantu baza kuvuga babishaka cyane rwose ubu namwe murashaka kuba abasitari mwanze kwiba twanze kwiba reka nabyo ariko leta yaravuze ngo abantu mwihangira imirimo niba ufite impano yibyaza umusaruro sibyo ubu nanjye ikintu mbakoreye gikomeye cyane mbasize kuri kamera mbasize imbere y'abanyarwanda urumva nabo bababone nta n'akantu na gatoya mwanyinira uko muri babiri byibuze tugahita twisoreza ikiganiro
none se wowe ntago watubwira wenda mukine wenda urumva uyu nguyu wenda yavuze wenda nk'amabanga yawe kandi utashakaga ko ayavuga wenda yabibwiye nka sheri wawe ko waciye inyuma sheri wawe urumva ariko uyu nguyu wenda yarabizi ko ari inshuti yawe kandi wari waramubwiye ko atazabivuga mumere nkaho noneho uyu yaramfitiye amabanga ayabwira sheri wawe none sheri wawe mwatandukanye kandi umukunda kubi n'uw'inzozi zawe twagiye none se Sandra uno nkubwire ndagushaka cyane kora ibyo urimo vuba noneho njye ndagukeneye uze nkubwire njye nari ndi gukora nabisoje ubu ngubu wambwira ikintu ushaka kumbwira none se bite ko warakaye ntabwo meze neza nyine wabaye iki wabaye iki ibyo wakoze urabizi ndetse njye nakoze iki kandi ibyo wakoze urabizi winjyana muri byinshi ni biki wakoze nakoze iki se ibyo wakoze urabizi mbwira mvugisha ahubwo wowe mbwira ni iki nakoze si ubona kuba inshuti nawe bimariye iki none se wambwiye ikintu nakoze no se kuba turi inshuti birakubangamiye kuba inshuti nawe bimariye iki ni iki nyine uba wumva ko kuba inshuti nawe kimariye rero urimo uranjyana hirya no hino wowe rasa ku ntego uvuge ikintu nakoze none se basi uriya musore waramukunze mukurekera ubuhe se uriya nyine uzi aha niyo mwageze aho ngaho abanyarwanda ndabizi ko baraza kuza guca impaka ariko ngewe sinjya ndya dodo uragerageza nawe ukwiye kuba ugerageza ugenda ubyitoze neza cyane urumva uko ndi kubibona uyu nguyu yafata vuba kukurusha nawe ugenda ushyiremo agatege mukinane muri kumwe mwitozanye urumva